Amahoro y'Imana, mugisha y'Imana no gufashwa n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo bibane namwe mukurikirana Umutsinzi TV umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Niba warakoze subscribe rero Imana iguhe umugisha, ariko niba utaranayikora nta kibazo rwose, upfa kuba ureba ibiganiro byacu uko umunsi uko tubyaplodinga, bikagira icyo bigufasha kandi bikagira n'icyo bigusigira. Icyo gusa kiba uhombyeho nuko iyo twaplodinze hari igihe utongera kubona ikindi kiganiro. Ukora subscribe rero kuri channel yanyu, channel yawe, uzabonaho ubwenge, ubuhanuzi n'ibindi byose, n'ibindi biganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye. Weho niwe bifitiye inyungu. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bintu bigera muri bine. Hari ikintu bajya bita erema. Tujya twumva muri Bibiliya tugasoma ngo yajyanwe n'igare ry'umuriro, ngo abandi ngo yagendeye ku muyaga, ngo abandi ngo yavuze ngo yavumye imvura, ngo abandi ngo yatumye ngo amazi, ngo abandi ngo yakoresheje umunyu, ngo ahandi ngo yakoresheje ubutaka. Ni gute ibi bintu byabaga bikanandikwa muri Bibiliya ariko abakristo tukaba tutabizi? Uburyo ki ushobora guhuza erema yawe ikakubyarira imbaraga z'ibitangaza mu byo ugerageza gusengera cyangwa se mu byo ugerageza gukora, nibyo tugiye kwiga. Kuko hari eremenye, iya mbere ni amazi ariyo water, iya kabiri ni isi earth, iya gatatu cyangwa se ubutaka, iya gatatu ni umuyaga, iya air, iya kane ni umuriro fire. Natwe mu bantu rero tugenda duhuzwa n'ibyo bintu. Tugira inyenyeri 12 za Zodiac sign, ariyo Toro, Virgo, Rio, Libra, Sagittarius, hakazaho Cancer, hakazaho Scorpio n'izindi zigiye zitandukanye. Izo nyenyeri ntabwo nje kubigisha astrology, ahubwo ndashaka kukwigisha buryo ki abantu bajya bamaze kwisobanukirwa yuko erema yaba ari amazi, iyo babashije kuyakoresha mu bintu runaka, yaba mu guhanura cyangwa se mu kimwe mu kwihanurira no guhanurira abandi, bigakora. Abandi bagakoresha ubutaka mu gihe hari icyo bashaka kugeraho, bagafata amazi bagatereramo ubutaka, imiryango yabo igafunguka. Abandi bagacana umuriro bakawota ku gihe runaka, ku isaha runaka bawota umuriro ukagira impact cyangwa se nziza mu buzima bwabo, hakagira energy cyangwa se luck, icyo bajya bita luck energy zabo zikazamuka, cyangwa se abundance ikazamuka, igikundiro ariko kikurura amafaranga n'amahirwe bikazamuka. Abandi noneho bakaba bazi yuko baramutse bakoresheje umuyaga. Gukoresha umuyaga rero ni gute? Uragenda ukajya ahantu hihereye ukamedita, winjiza umwuka, ukahodinga, ukabikora nka gutya. Ibi bintu niba hari ikintu kitari kiri kugenda neza muri wowe kikabasha kugenda neza, kadusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje kubw'izina ryawe. Icyubahiro cyawe nikiganze kandi urategeka ibihe byose. Tuje imbere y'amaso yawe kugira ngo dukorere ibikomeye, ukore ibitangaza muri twebwe, usenye ibihome by'umwe Satani ibyo yubakishije ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Utugirire neza, tubone neza yawe, tubone urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Ngwino mwa kino kiganiro kugira ngo abazacyumva bazahabwane umugisha nanjye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turagushimye ko hari abantu bagiye kubohoka, hari abantu bagiye kumenya ukuri. Tubisabye Imana tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Ikintu ugomba kumenya, izi erema uko ari enye mu myumvire iboneka mu mico igiye itandukanye, nuko bavuga yuko izi erema ari zo mbaraga karemano zaremyemo isi n'ibirimo byose, kuko cyangwa byaremewemo, nibyo byihurijemo babasha kubiremera, kuko ubutaka, amazi, umuyaga n'umuriro, ibi bintu nibyo bigize isi. Hanyuma mu myumvire ya bamwe, gusenga bakoresheje erema bituma amasengesho agira imbaraga zidasanzwe, kuko uba uri mu murongo arrangement cyangwa se arrangement. Iyi arrangement rero ni imbaraga karemano zaguhanze. Imana ijya kukurema, kuko tuzi ko turemwe mu butaka. Niyo mpamvu ubutaka bukenera amazi, ubutaka bukenera umwuka ariyo air, ubutaka bugakenera umuriro.
buriya butaka bugira imbaraga z'umuriro, imbaraga buriya mu nda y'isi buriya hariyo amazuku n'umuriro yaka cyane. Niyo mpamvu akenshi ibirunga biturika iyo force pesantere ya magneti yabaye nyinshi hasi iriya muri nuza muri magma cyangwa se mu kimwe muri sima igahura n'ubushyuhe bwinshi cyane, biraturika bikazamuka bikaba ikirunga. Singiye kwigisha geography, ahubwo ndashaka kuvuga ngo reka twite tuhera kuri inama ya mbere, amazi, water. Amazi asobanurwa uko amazi asobanurwa mu myumvire ya Gikristo. Abemera elema y'amazi bavuga ko abantu bafitanye isano n'amazi baba bafite umutima woroshye, impuhwe, ubushobozi n'imbaraga z'amarangamutima. Bavuga ko bashobora gusenga bakoresheje amazi nk'ayo kunywa, amazi ayo mu ruzi, mu nyanja, kandi amasengesho yabo akumva byihuse cyane ku munsi cyangwa se cyane cyane ku munsi yihariye. Ni ku munsi rero hari icyo bita kubigisha elema mutarumvishe isomo ryitwa kumenya umubare banga wawe cyangwa se life path yawe, nabyo ni number of life path yawe y'ubuzima, umubare w'ubuzima wawe. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko ubwo nabyo muzasubire mu biganiro byo hasi muzamenya. Kugira umenye umubare w'ubuzima bwawe ni uko ufata umwaka wavutsemo ugateranya iyo mibare yose ikavamo umubare umwe, ugateranyaho ukwezi kavamo umubare umwe, ugateranyaho umunsi kavamo umubare umwe. Navuze nko kuri 12 z'ukwa kabiri 12 z'ukwa kabiri muri 1995 1995, ibi bintu nubiteranya bikabyara umubare umwe. Uwo mubare niwo mubare w'ubuzima bwawe. Umubare nugera ku mubare 12 uhituregeraho, kuko inzira y'ubuzima ni 1 kugera kuri 12, kandi ikindi na 33. Reka twikomereze. Ikindi rero, iyo bakoresheje amazi, Bibiliya hari n'icyo yabivuzeho. Bibiliya iravuga cyane cyane ku mazi, ariko ntabwo nubwo itavuga yuko yerure, ivuga yuko ayo mazi arerema. Igira umwihariko wo gukoresha amazi nk'ikimenyetso cy'imigisha n'ubuzima. Itangiriro 1 umurongo wa 2, umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ibi bigaragaza ko amazi yari mu iremwa, ariko yari ayobowe n'umwuka w'Imana, siyo yonyine yari afite ububasha. Niyo mpamvu nujya gukoresha irema y'amazi ugomba kubikurikiza amasengesho. Ntabwo amazi agomba kuba ikigirwamana, ntabwo agomba kuba igishushanyo cy'ibyo bintu uri gukora ngo wizere ngo amazi gusa uyasenga, ariko n'amazi nyine uyakoreshe nk'ikimenyetso. Icya kabiri muri Yohana ibice 1 umurongo wa 14 haravuga ngo amazi nzamuha azamuhindukamo isoko y'amazi atemba ajya mu bugingo buhoraho, ava mu nda ajya mu bugingo buhoraho. Aha Yesu ntiyavugaga amazi asanzwe, ahubwo yavugaga umwuka wera. Amazi rero ashushanwa nk'umwuka wera. Niyo mpamvu abantu bagira elema y'amazi, akenshi aba bantu bagira imbaraga zijyanye no guhanura, bagira imbaraga zijyanye no kuba abayobozi beza no kuba abapasiteri beza. Hanyuma kandi na Ezekiel 36 umurongo wa 25, nzabaminjagiramo amazi muzaba mubaye abera. Amazi aha ni ikimenyetso cyo kwezwa n'Imana. Reka noneho tubisesengure byo mu myemerere ya Gikristo. Amazi si imbaraga zifite ubushobozi bwo kumva amasengesho, ahubwo n'Imana yumva amasengesho, nk'uko biri muri Zaburi ya 65 umurongo wa 2. Amazi ashobora kuba ikimenyetso nko mu mubatizo, ariko siyo asubiza amasengesho, mu byumve neza, ahubwo yakoresha kugira ngo wifashishe. Kuko numara kumenya yuko ufite ikimenyetso cy'amazi, ntuza inyenyeri yawe izamukira mu mazi ifite ntuza elema y'amazi, ako kanya uhita mu gihe mu masengesho yawe ushobora kuyakoresha nko kwiyuhagira, nko kuyanywa, nko kuyasengera ukayaminjagira aho ukorera, nko kuyasengera ukayakoresha mu bindi bintu. Nuko niyo mpamvu ntabwo abantu benshi bakoresha amazi ngo abahire. Icya kabiri, elema ya kabiri ni isi cyangwa se ubutaka. Iyi yo ivuga yuko abafite iyi rema bavuga ko umuntu uyifite ashobora gusenga ahagaze ku butaka nta nkweto
agafata umusenyi, agafata ubutaka, agafata ubutaka akawuvugiraho ibyifuzo bye byose, Imana ikabasha kubyumva, kandi agatura igitambo mu masangano y'imihanda. Mubyumve neza, agatura bwa butaka yasengeyeho, akabufata akabujyana mu masangano y'imihanda, akavuga ijambo rikomeye cyane, akavuga ngo nk'uko abantu banyuraguranamo bagiye gushaka ibisubizo, bagiye guhaha, kandi bazanye ibisubizo batashye, ariko nanjye ibyanjye byihuta, Imana ikabyumva ikabikora, utabijyanye nko kuroga, ahubwo ubijyanye nko kugira ngo wihuze n'ubutaka, kubera ko ufite elema y'ubutaka. Isi ifatwa nk'umubyeyi, Mother Earth. Ikindi, itanga ubuzima, kandi wakwirwa yakira neza ibitambo byose biyitambwemo. Isi mu mucyo wa Bibiliya noneho, Itangiriro 2:7, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Byumve neza, niyo mpamvu abantu bafite elema y'isi ni abantu bakomeye cyane, ni abantu batarwaragurika, ni abantu baba bakomeye mu buryo bw'umubiri, ni abantu baba bafite imbaraga, mbese nyine abantu b'ubutaka. Gusa ikibazo cyabo ni kimwe gusa, ntabwo aba bantu ibintu bijyanye no kuzura Mwuka Wera birabagora cyane. Usanga ibindi bintu rwose barabizi, ni abahinzi beza, ni abantu bazi gukoresha isi, ni abantu bazi kugira amazu menshi ku isi, mbese ibintu by'isi, kuko ijambo ry'Imana muri Matayo riravuga ngo hahirwa abakiranutsi kuko bazaragwa isi. Hanyuma hakaza muri Zaburi ya 24:1, isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi si y'Imana, si umubyeyi, ni iy'ibyaremwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuva 20:3 kugera ku wa 5, ntimukagire izindi mana mu maso yanjye. Gutambira isi cyangwa kuyitura ibitambo bishobora kugwa mu gusenga ibigirwamana. Uko akenshi cyane, niba utafashe, kuko abantu baremwe bafite elema y'isi, akenshi iyo badafashe umurongo mwiza ngo bajye gusenga, ngo biyegurire Imana nyir'ibiremwa byose, akenshi usanga bayobye, ugasanga bari kujya mu bigirwamana, bari gufata ubu butaka, bagafata n'ibyo bintu bakora, babona bari gusubizwa, bakumva ko batazongera gusenga Imana, ariko siko bimeze. Rero guhagarara ku butaka usenga si icyaha, ariko gutekereza ku isi yuko ariyo isohoza amasezerano yawe, ni ukwimura icyizere Imana yakuremanye ukagishyira ku byaremwe. Pawulo yabivuze neza mu Barome 1:25, basimbuje ukuri kw'Imana ibinyoma, basenga ibyaremwe aho gusenga umuremyi. Imana ibagirire neza. Reka mvuge elema ya gatatu yitwa umuyaga, eya. Uko umuyaga ukorana n'umuntu, cyangwa se abantu bafite elema y'umuyaga baba bameze bate? Aba bafitanye isano na elema y'umuyaga, bavuga ko amagambo yabo agira imbaraga. Haleluya! Ko bashobora gusenga mu gihe cy'umuyaga, cyangwa se mu gihe mbere y'imvura, ugatenga ko kuri imvura ibiri guhuha k'umuyaga, ndetse bagakoresha umwotsi w'imubavu, bakawuyobora nk'ikimenyetso cy'amasengesho yabo akazamuka. Umuyaga rero mu mucyo wa Bibiliya, ijambo umwuka muri Bibiliya kenshi rifitanye isano n'umuyaga. Yohana 3:8 haravuga ngo umuyaga uhuha aho ushaka, niko umuntu wese wabyawe n'umwuka aba ameze. Yesu yagereranyije umwuka wera n'umuyaga. Niyo mpamvu abantu bafite elema y'umuyaga, aba ni abanyamwuka bakomeye cyane. Aba niyo bavuga amagambo bakakwatura ijambo biraba, cyane cyane iyo bahenze nka mu gitondo, nko mu gihe cy'akayaga, mu gihe cyangwa se cyane nimugoroba izuba riri kurenga, cyagiye akayaga kaba kari guhuha, bakerekeza iyo umuyaga uri kwerekeza, bakumva ko umuyaga uri kwerekeza, bagatuma ijambo, ibisubizo byabo birihuta cyane. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2:2, haza umuriro uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga mwinshi, ngo urahuha abaraho bose, ngo batangira kuzura indimi, bavuga mu ndimi nshya, buzura Mwuka Wera. Umwuka Wera yaje ari nk'umuyaga. Haleluya! Ariko Bibiliya ivuga ko umuyaga ubwe ari wumva, ngo bavuga ko umuyaga ubwawo
nawe ubwawe ukeneye kumva muri ya masengesho watumye umuyaga, wumva amasengesho ukumva n'ijwi ry'Imana, kuko ibintu byose Imana yaremye byose birabasha kuyumva. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Iyo rero ukoresheje imibavu nk'uko Bibiliya yayitegekesheje mu ikimenyetso cyayo cy'amasengesho, nk'uko biri muri Zaburi y'141 umurongo wa 2, isengesho ryanjye ribe nk'umubavu imbere yawe. Ariko umubavu ntiwasimbura amasengesho, kuko Imana niyo yumva ayo masengesho. Umuyaga rero ntabwo, nubwo rero mufite elema y'umuyaga, mukaba mufite imbaraga mu buryo bw'umwuka ndetse n'umubiri, mukaba kandi muri abantu batuma ijambo rikihuta rikabakorera, ntabwo bivuze yuko mugomba gusimbuza Imana umuyaga, cyangwa se muri ayo mukoresha amasengesho mu muyaga ku buryo mubasha ndashaka kuvuga rero umuriro. Akenshi cyane rero ibi bivuga yuko umuriro, abantu nk'umuntu ufite umubare w'ubuzima w'8, usanga kenshi cyane iyo akoresheje umuriro amafaranga amwisukiranyaho, aba nk'imvura mu buzima bwe. Abantu benshi bafite elema y'umuriro bavuga ko bashobora gusenga bakoresheje buji, kureba ku zuba rirashe, cyangwa gutura ibitambo ku masangano y'inzira 3 cyangwa 4. Ikindi bagafata umuriro, bagafata inkwi bagacana umuriro. Uyu muriro uko uri kugenda uzamura ibishashi, uzamura umwotsi, bo bakagenda bawuzenguruka bava ibumoso bajya iburyo. Ubwo ni ukuvuga ngo baca hano baza gutya, bazenguruka. Uko kuzenguruka hari ikintu bivuze mu isi y'umwuka. Isi ni uruziga, ibintu byose bitangira ari ubusa bisubira mu busa. Utangira uri umwana w'uruhinja uri mu nduru y'amazi, ariko na nyuma n'ubundi ukazongera ugasaza, amagufwa byose bikongera bikayonga. Ibi rero bifite icyo bisobanura. Niyo mpamvu mu Baheburayo 12 umurongo wa 29 hari amagambo avuga ngo Imana yacu ni umuriro utwika. Aha rero umuriro ni ikigereranyo cy'ubutungane n'imbaraga z'Imana. Kuva 3 umurongo wa 2 akavuga ngo Imana yabonekeye Mose mu gihuru cyaka umuriro ariko kidasha. Usomo rya 3 rikavuga ngo mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 3 ngo indimi z'umuriro ziramanuka ku ntumwa batangira guhanura no kuvuga indimi. Aha ariko Bibiliya iranabuza kuramya izuba. Bibiliya mwibuka ko ivuza ko nubwo wareba mu zuba uba wicaginga. Erega ibintu byose ni ukubikora. Niyo mpamvu mukeneye mento wanyu ubigishwa babwira ngo ibi bintu hari impamvu mudakira, hari impamvu mutagira iterambere, hari impamvu hari ibyo tutageraho, kandi abandi kuki abazungu hari aho bamaze kugera, ariko twebwe tukaba tugikerewe, twaba tugifite utuntu turaho gusa. Abadashaka, ababuze uko babigenza, barasubira kuraguza, barasubira guterekera, barasubira gukora ibintu n'ibindi. Gutegeka kwa 2 ibice n'umurongo wa 19, ntuzaranye izuba cyangwa ukwezi cyangwa inyenyeri, kandi ntukazabyikubita imbere. Ahubwo ibyo byose bikubera nk'ikimenyetso kigufasha. Ahubwo urumuri ni nk'ikimenyetso cy'ubuntu n'imbaraga z'Imana, ariko si imbaraga zigenga. Ukoresha buji mu gusenga si icyaha ubwabyo, ariko kwizera ko umuriro ari wo utuma Imana yumva ni ukwitiranya ikimenyetso cy'ukuri ndetse n'ukuri. Imana itugirire neza. Ese umuntu agira elema yihariye? Ibi rero navuga ngo yego, umuntu agira elema yihariye, kuko Bibiliya ivuga ko abantu bose baremwe mu ishusho y'Imana, nk'uko biri mu Itangiriro ibice 1 umurongo wa 27. Ntibivuga ko bamwe ari amazi, abandi ari umuriro, abandi ari umuyaga, abandi gutyo. Ahubwo Abefeso ibice 4 kanze gakeya umurongo wa 6 hariho Imana imwe na se wa bose. Imana itugirire neza. Mu myemerere ya Gikristo, guhuza umuntu na rema runaka n'ishingiro ry'amasengesho ye, si inyigisho y'abadayimoni, ahubwo ni inyigisho igufasha. Ni nka kwa kundi mushobora gusenga ariko mukagira umusaraba umanitse ku rusengero. None ko umusaraba uba mu bituro, ahari ni mu gituro. Icyo nacyo rero ibintu mujye mubyoroshya, tugenderane mu izina rya Yesu.
Yohana ibice 4:24, abamusenga bakwiriye kumusenga mu kuri no mu mwuka. Yego, niyo mpamvu ngiye gusoza mbabwira rino jambo rivuga ngo amazi, isi, umuyaga n'umuriro ni ibyaremwe n'Imana kandi bifite ibisobanuro byimbitse mu mwuka, mu by'umwuka. Niyo mpamvu Bibiliya ibikoresha nk'ikimenyetso cyo gusobanura imbaraga n'ubwiza bw'Imana, ariko sibyo bituma amasengesho yumvirwa, ahubwo kwizera ufite muri wowe uri kubikora niko gutumbagira ukagera imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Gusenga nyakuri ntabwo ari uko gusa ukoresha erema, nta nubwo ari ugusenga gusa, ahubwo gusenga nyakuri ni ugusobanukirwa uburyo ki ushobora gukora, ariko byose ukabitura Imana. Uburyo ki ushobora gukoresha erema ugakoresha ukayishyigikiza amasengesho yawe, ariko byose ubitura Imana, Imana akaba ari ihabwa icyubahiro muri wowe. Ku munsi w'isoko, ku masangano y'umuhanda cyangwa se ku mihango yihariye, mbese erema nyakuri ntigushingira, ntago ari ngombwa kwikoresha ahantu hose ngo ari byo ujya gukora, ari byo ngo ubihindure ikigirwamana, ahubwo ubikoresha mu gushingira ku mubano n'Imana binyuze muri Yesu Kristo. Urwa mbere rwa Timoteyo ibice 2:25, hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe, ari we Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Niba ushaka ko amasengesho yawe yumvirwa, subiza umutima wawe ku Mana, ihana ibyaha, senga mu kwizera, wizere Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ubundi erema zose ziruzuzanya. Kandi niyo mpamvu nyine utarongoye abagore bose bo ku isi, niyo mpamvu nagira erema imwe mu buzima bwawe. Kandi iyo Imana ifite impamvu yaguhuje n'ubutaka, ifite impamvu yakuremye nk'amazi, ifite impamvu yakuremye nk'umuyaga, ifite n'impamvu yakuremye nk'umuriro. Imana rero tugirire neza, kuko hari abantu ukoraho ugashya, hari abantu bahamagara umuriro ukamanuka ugatwika mu izina rya Yesu. Erema zose rero zishobora kukwibutsa ko ububasha bw'Imana bufite imbaraga, kandi ariyo soko y'izo erema zose, maze wanayikoresha ukayikoresha umutima wawe uri kuri Kristo. Ibi bitanga imbaraga nyinshi zo mu buryo bw'Imana. Kadusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Icyubahiro cyawe nikiganze aba bantu basobanukiye gukoresha erema, abantu basobanukiwe kuba bakwihuza n'isi, bakihuza n'umuriro, bakihuza n'ikirere, bakihuza n'umuyaga, aba bose bakihuza n'ubutaka, aba bakwihuza n'amazi. Uwiteka ubagirire neza, abazabikora bizakoreke, bizabafashe, bazamenye ko ari wewe Mwami utegeka byose. Kuko nabyo kugira ngo bimenye, waravuze ngo abantu nibamenye ukuri bazabohorwa nako. Kandi Data wa twese, ngo abantu ntibazagusengera mu kuri no mu mwuka, ariko ngo bazamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ubwo ukuri Data wa twese twifurije ko abantu kwabatura kukabavana ku ntambwe imwe ukabageza ku yindi. Turagushimye ko ugiye kubikora kwibasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ishimwe, na Mwuka Wera akomeza abane namwe, abamarayika batacume ukomeze barinde bano bantu bakurikirana kino kiganiro, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen and amen. Shalom shalom.